Reka nongere kubaha ikaze inshuti bakunze mudukurikiye hano kuri The Family 2050 nk'ibisanzwe, kora subscribe, share na comment kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Ubwo hari mu rukerera rwo kuwa 17 Kanama 2022 nibwo inkuru y'incamugongo yatahaga i Rwanda ko Burabyo butatse u Rwanda yitabye Imana aguye mu bitaro byo mu Buhinde aho yari yaragiye kwivuriza. Tugiye kurebera hamwe uko umuhango wose wo gushyingura Yvan Buravan wagenze. Yvan Buravan ni umuntu washenguye imitima ya benshi kubera uburyo yakoresheje igihe cye cyo gusakaza ibyishimo kuri buri wese wari hafi ye, akanashishikariza bose gukunda igihugu cyabo n'umuco wabo. Mu ijoro ryo gusezera no guha icyubahiro Yvan Buravan ryabaye kuwa 23 Kanama 2022 ryongeye guhamya igikundiro uyu musore w'imyaka 27 yari afite mu bato, abakuru, abakomeye n'aboroheje. Ihema ry'ahazwi nka Cap Kigali risanzwe ryakira abantu 3000 niryo ryabereyemo umuhango wo kumusezeraho, ariko ryaruzuye, bamwe barahagarara, biba ngombwa ko abakubye kabiri abinjiye basubira mu rugo bagakurikira uyu muhango kuri interinete na televiziyo. Ubutwari bwa Yvan Buravan bwagarutsweho na buri wese wahawe amahirwe yo kugira icyo avuga. Minisitiri w'Umuco n'Urubyiruko Rosemary Mbabazi yavuze ko igihugu cyabuze umuntu w'ingirakamaro kandi wiyoroshyaga, aho yagize ati "Yari umwana w'igihugu, yari umwana w'Imana. Turashimira ababyeyi ko mwamutoje neza. Yacaga bugufi bidasanzwe, bitamenyerewe iyo umuntu amaze kugira izina rikomeye. Isomo twamwigiraho nk'urubyiruko ni ugukunda igihugu, ariko no gukunda Imana yatumye akivukiramo. Yari ishema mu gihugu cyacu, yari ishema ku mugabane wa Afurika." Umubyeyi we Burabyo Michel yongeyeho ko mu buzima bwe bamubonaga nk'umwana ufite icyerekezo kandi azagera kure. Yagize ati "Ibi bihe bya nyuma nibyo bitweretse ko yari afite inshuti koko. Ibintu bye byinshi yabikoraga bucece, ukabibona byarangiye utazi ko yabigenje, gusa yanakundaga umuco." Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu washize, abato n'abakuru, abahanzi bagenzi ba Yvan Buravan, abanyapolitike, abakunzi b'umuziki we, inshuti, abakomeye n'aboroheje nibwo baje kumuherekeza mu cyubahiro, aho ashyingurwa mu irimbi rya Rusororo mu karere ka Gasabo. Byari biteganyijwe ko umubiri wa Yvan Buravan ukurwa i Nyamirambo ku rya nyuma mu rugo rw'ababyeyi be, ukagezwa mu rusengero rwa EAR Paruwasi ya Remera kumusengera no kumusezera. Nyuma habayeho kumushyingura mu cyubahiro mu irimbi rya Rusororo. Pasiteri Byiringiro wari uyoboye umuhango wo gushyingura Yvan Buravan yavuze ko uburwayi bwe ari ubutumwa ku rubyiruko n'abandi bantu bw'uko buri wese akwiye guharanira kurangiza ubuzima bwe muri Yesu. Yabishingiye ku kuba Yvan Buravan ubwo yari agiye gupfa yavuze ko yifuza gusubira mu Rwanda akavuga Umwami Yesu. Yaragize ati "Turashimira Imana ku buzima bwa Yvan Buravan, ariko nanone ni igihe Imana ihisemo ko umukungugu usanga umukungugu, ariko ubugingo bugasanga Umuremyi ari we Yesu Kristo." Umuhango wo guherekeza umuhanzi Yvan Buravan wakomereje ku irimbi rya Rusororo, ahagiye kubikwa umubiri we wamaze kuhagezwa. Imihango yo gusezera Yvan Buravan yaberaga mu rusengero rwa EAR Remera ihumuje. Umubiri wa Buravan ujyanwa ku irimbi rya Rusororo aho wari ugiye gushyingurwa. Pasiteri Antoine Rutayisire wagabuye ijambo ryo muri Zaburi ya 90 yavuze ko nta muntu ugenda kare, kimwe n'uko nta muntu ugenda atinze. Imana yavuze ko buri wese yamugeneye iminsi yo kubaho, kandi iyo irangiye aragenda. Pasiteri Antoine Rutayisire yavuze ko wabishaka utabishaka Imana iyo iguhamagaye ugenda, ndetse yongeraho ko Imana ikurema hari icyo ugomba kuzuza. Ikindi yagaragaje ni uko hari abamara imyaka myinshi biyibagiza, ndetse yongeraho ko tutagomba kuba mu buzima bwo kwiyibagiza kuko bikorwa n'abatagira intego. Mu magambo yiwe yagize ati "Umuziki wa Yvan Buravan ndawukunda kuko aririmba ibintu byiza. Uburyo bwiza bwo kubaho ubuzima neza ni ukubaho ufite intego kuko ubuzima ari bugufi." Mubyara wa Yvan Buravan we yavuze ko Yvan Buravan yari umuntu utagira ishyari, wemera ko yakosheje agasaba imbabazi, yari azi gushimira kandi akabikora neza. Yari wa muntu wizeraga abandi kuko yumvaga uko agirira abandi neza nawe bagomba kubimugirira. Umubiri we uragiye, ariko nizera ko
asigaye hafi yacu kandi aturimo. Ibyiza ni uko twakomeza gukora ibyo yadutoje niba tumukunda byuzuye. Undi mubyara we witwa Ale yagize ati Yvan Buravan ushyize icyuho kinini mu bavandimwe, tubuze ikintu kinini mu muryango. Yvan Buravan yari afite inshingano nyinshi ariko igitangaje ni uko twese yatuboneraga umwanya uhagije kuva ku muto ukivuka kugeza ku musaza. Ndibuka murwaje, icyo gihe nari murwaje, naramubajije ngo kuki ugiye kujya hanze? Uriya mwana wanjye ugiye kuvuka wamwise izina ko iby'abaganga utabimenya. Yansigiye izina ry'umwana kandi nzarimwita. Azavuka vuba. Yvan Buravan wabaye intwari cyane. Sayinzoga igendere. Birasa nkaho Imana hari umugambi yari yaravuze, yo yakuduhaye niyo yakwisubije. Ruzinda nawe yavuze ko Yvan Buravan yasanzwe n'urukundo rwinshi cyane rw'igihugu, umuryango no gufasha bagenzi be. Yaranzwe n'ubutwari no kwihangana no kugira gahunda y'ibyo akora. Mu magambo we yagize ati Mwana wacu Yvan Buravan watubereye intwari, ubera urugero bagenzi bawe, inshuti zawe, ugiye hakiri kare ku byo tutateganyaga ariko ubushake bw'Imana nibwo tugomba kwakira. Igendere mwana wacu, ugiye tukigushaka, tukigukeneye ariko Nyagasani niwe nyir'ububasha. Tugomba kwemera icyo ategetse. Urusengero rwa EAR Remera rufite ubushobozi bwo kwakira abantu 3,000, rwaruzuye abo mu muryango wa Yvan Buravan, abavandimwe, inshuti, abafana be n'abandi baje kumuha icyubahiro. Nibwo umubiri wa Yvan Buravan wagejejwe mu rusengero, Pasiteri Antoine Rutayisire asaba Pasiteri Samuel Byiringiro gusenga. Hari byinshi byagiye bivugwa ku rupfu rw'umuhanzi Yvan Buravan, gusa amakuru yemezwa n'umuryango we ni uko Yvan Buravan yazize indwara ya kanseri y'impindura cyangwa se pancreatic cancer. Mu makuru atangwa n'inzobere mu byo kuvura za kanseri, bavuga yuko 5 bafashwe na kanseri y'impindura hakiramo umuntu umwe gusa. Aya makuru n'aha tuyasoreje. Wowe wabanye natwe wakoze cyane. Niba utarakora subscribe, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Iyi ni The Family 2050.